Bana we. Uranangaza Yesu we, uranangaza. Ukura umuntu muri kupera ukamuhayira, ukamukarabya ukamuziga ukanamwaza. Uranangaza Yesu we, uranangaza. Yusufu rwanya imipira nase aho waciye ariko we mumenya byanze wapi nagiye kwa Yusufu njya kwa Karimu biranga kano gakote do uziko nahise njya kwa Rashid reba hano kanze gufungika umva nge nahise njya kwa Rashid niho bampaye ipirawo nariye umuceri nariye inyama nta kintu na kimwe nariye ntariye umva kubera kurya byinshi n'inyama kandi abizi ngo umuntu yabonye inyama aranavugishwa no kuvugishwa ngo ntariye Aha. nagiye kwa Rashid niho ndiye gusa hari Yusufu ziko bangurutse hari ahantu nanjye naciye kwa Abuduru ni igisambo n'abana cya kigabo kigufi yakibyibushye cyose nayoberayo yego umugabo ako ndagiye kwa Rashid barayimpaye uziko nariye kwa Ramazani njya kwa Sumani njya kwa turashize kwa musaza muremure w'inzobe nunze none burazi ngiye no kumugoroba ndajya kurya hara hepfo kwa Hajati naho nariye mu ngo ziya muri zirindwi kandi hose nkarya inyama muceri ego pirawo mbega pirawo navuze niyo nitwaza nk'akantu nkaza kwitwara mu kuva tuvuye kurya nkaba numva amazi kajya gutegura amatora y'umusaza wacu nanjye ndumva nzongera nko kurya ku cyumweru pe ikigoryi noneho Bana we. No. Ibi ni ibiki mwaka bya. Iwacu ntabwo mwigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye. Ewe. Akaboko kanjye. Akaguru kanjye. N'umuceri wo kwa Shena uriye shimana yanjye. Nakumiro gusa. Ewe. Ubuse ko ndeba mvunitse umusaza nzajya kumutora gute mwuka byaramo kandi ejo bundi ndashaka kujya kwitorera umusaza ariko birye nje bya navunika ndamutoye karabaye rwose manu uzi ko Rashid ye baba we akora kaje kwitegura gukorera umusaza eka nicare hano mbanze nduhuke nanikande ndete yewe we ariko kavumba wari yangigera nubwo bwose mvumbye nkawubura sha imyaka iragwira nukuri mana yanjye ibi bintu koko nzajya kubyivuza noneho mana sinzajya gutora umusaza nzakubitaho ikintu umwe guta Imana izamfashe noneho kizabe cyakize ariko ziko nari nibagiwe n'ikigare mu muhanda ubu si imodoka icahora uziko wagira ngo ni feriyeri zinuza bana we amasasu yose yavuyemo pe reka nkuri icyo kigare mu nzira ushaka n'ubundi nipfiriye nivunikiye yewe we ibintu noneho nibikira ewe we mana yanjye iyi nzara wasanga ari inzara yabiteye rwose arya sinaguze imineke kwa ntuzara ndagaswe ibyo bakora byose ariko baragapfa uretse ariko ninyina nzabahabanye nabo gapfa ipirawo bayirye bonyine bo gapfa ariyo nabyukiye mu gitondo nitegura
nje gutira inzu ikanzu ya shehe akagofero kumuceri mana yake babaginga ntacyo reka mpe kurya imineke yanjye maze ndabo baginga ikintu baraba bandushije da ubu se baraba bihuye icyo ubundi mana ariko nakenyutse ewe ariko ntacyo reka mpe kurya akakanike wenda karanyunga Imana Nasi wa mukapa urandabona ari wa mukapa none se ko mukanya naherutse turi kumwe kwa Rashidi bari kumugurukana bamwimye pirawo man none se ko mbona yicaye hariya yabaye iki ndabona yiteretse imineke ahubwo bura bamwimye pirawo yifatira imineke none se nubundi aho urugero tuzamutse ni rurerure katumwakanya niwe imineke nayo tuye ndumva mu nda nubundi hari hatangiye kujugunya mba noneho ngo ndavunitse uyu muneke icyo ndi cyo abantu urankorera ibintu icyo nzi cyuri bunkanda kandi tu ariko mwana navunaguritse sha napfuye pe It was at this moment he knew he fucked up. wa mukapo salamu wa mukapo salamu umeze ute se ase kusubuza utabishaka ni wadore kumuneke se mbamani ngo ngire baduhayeho kumuneke ahubwo mwarasaze ubwo muvuye iwanyu mu bipanga ibidabiruziye njye nigire no kwa kari mu banyipiraho yabo basora ku gipangu none mwe murazanye ibida byuzuye imifuka y'imiceri wagira ngo bafiningije ngo mbaye kumene cyanjye niguri tugiriye imwe waduhaho uziko nta n'isoni mugira oya tugiriye imwe waduhaho sha mujye kurya kwa baswa n'abanyoko batetse mu ndeke n'iri utuntu twanjye n'ito basi maka ngakushigaje umva reka nkubwire mane nakwishe urumva nakwishe bakura imbwa y'umurambo hasi Asemani waduhawe ubundi yo urayimara umva rero muri kambabwire banyimye pirawo yabo banyimye umuceri wabo kuruzi gifite umujinya yuko mundeke niri imineke yanjye mwabagabo mumbabarire mugende wakiyaka ino mineke wari wabona umuntu wapfuye wangegeraho hari inyuma umumfatira amaboko nkwereka ibintu nyikorera Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Izingegera mana yanjye izingegera zama umunota wanjye uriye nagwanyo Mayo mweche wanjye niguriye we ngomba kuurya umuneke wanjye niguriye wayo mana waretse kundira umuneke ndawurya abasi mumwe shibimana abashanzi mwaretse kundira imineke go mwampatanye mwogapfa mwaretse kundira imineke mwogapfa mwaretse kundira imineke go ndebera cyane n'uwangu ujyaye mbega imineke iryoshye iracana pirawu nariye shamabu urebye wamba bari wenda basi wenda wamba bari yego mara yagishinja akira kangaka ngasigara ngabaguhe nyoko nanjye ndakwanyoko imineke yanjye n'indi uyiguhaye wangigira we reka mbanze nkubatize mu izina rya Yesu ndakubatize mu izina rya Yesu sha ndakubatize gapfe uko kimeze shamana yanjye mwakuri nkakumira rwose shamana yewe we shanone umugongo wawe ujye turere imwe waswera we shamana yanjye uzi ko hari habuze gatoya ngo bampe mama mwana ibi bintu ni ibiki koko ngaho ngiye kwa shehe banze ko ninjira mu gipangu ngipiraho yabo ngirabaza ngaho niguriye utuneke baraturiye abahambirwa baraje baranigaguye noneho bangiza imbozi ngaho ngiye ku igare rinkubise hasi mbaye nka supaguru banyereje kuri sima bananje ayiwe we shabaginga bari bawuturikije yewe we yigamana we
ukuntu nabaye ibaga ibivumbi shamana yanjye uyu munsi nirirwanye umwaku wagira ngo ni kashara washa amakotero rwanisha sinzi uko nabivuga oroha ariko oroha nigendere rwose ingofero byanjye ukuntu byabaye mana we imineke yanjye barayiriye kandi mfite inzara irenda kuzaniga irenda kuzanangura iki kigare cyo kurareka ikuru rugare ngende narugize n'ubundi nk'imbago uko n'ubundi baramvunaguye abahambirwa sinzi ko ndi bugereyo muri yewe ariko mwana ubu ko kunziza iki kuwa mbere ndasenga kuwa kabiri ngasenga kuwa gatatu ngasenga kuwa kane ngasenga ariko igihe cyose usanga ari ngewe ibibazo biza byuzuraho wagira ngo sinzi akuze ubundi mana wowe kuko tukwiringira cyane ubundi uriho cyangwa ntabwo uri ndagaswe none ubu se twadukuba natwo turongeye turakubiswe na twa turabyo ubu se ngo turakubita ngo bigende bite noneho tujya tunyica ku izina ry'Imana wivugishije ngo nahereye kare nguhana ariko naho n'ibihano biri bwikubi wowe uvuze gutyo turinde ubundi ndi Uwiteka Imana yawe Allah oya da oya none se buryo baho ndiho nijye wahereye kare nguhana kubera ko washatse kuvumba aho nahereye kare none se ubundi kuki ibibazo nk'ibi ngibi bitubaho urebera ntubidukureho ubundi haba habaye iki kugira ngo ubibuze wagiye ubikuraho umuntu akimerera neza bitwaye mwanze kunsenga neza bigatuma mbinyuza mu bihano ariko mana nawe noneho ugiye kunanira nsenga kuwa mbere nkasenga kuwa kabiri nkasenga kuwa gatatu nkasenga kuwa kane kuwa gatanu no kuwa gatatu usibye ku cyumweru uyu munsi nari nagiye kuvumba ipirawu ceceka ibyo ntabwo bihagije none se uragira ngo nzajya nsenga jya unsenga neza nk'abandi apana kwitwaza idini ngo uravumba none se hariho idini wemera n'iryo utemera umuntu wese usenga aramwemera ariko wowe uba witwaye nabi bigaragara uba witwaye nabi nitwaye nabi gute none abandi baritegura umunsi wanjye wowe ukashaka kujya kuvumba gusa nubwo ibyo nabyihangana njyewe Imana nsenga kuwa mbere nkasenga kuwa kabiri nkasenga kuwa gatatu kuwa kane no kuwa gatanu kuwa gatandatu usibye ku cyumweru uyu munsi nari nagiye kwivumbira agapirahu ubu uranziza iki koko ibyo ntabwo bihagije nubwo usenga ariko uri umunyabyaha bigaragara ubuhe bunyabyaha nta gusambana reka ugize ngo iki none se ubundi kuri iyi si n'intumwa yawe wavuze yuko bwira 17 ubundi umwana w'umuntu nkanjye nawuzwa n'iki gusambana nawuzwa n'iki gukora ibyaha ibyo ni urwitwazo rwawe niyo mpamvu rero nanjye nzaguhana buri gihe ngaho mbwira basi ikintu nakora kugira ngo njye muri iryo juru ryawe ndabona wanze kwemera nagutuye hasi ku igare wanga kwemera none uragira ngo nkugenze ne bagira ngo ndebe ko wakwihana ubwawe ntaje ngo nkwihane ariko warananiye none se mana ngaho reba ibibazo mfite basi wenda tuganire neza wenda nibwo wanshyira ku murongo wenda nanjye ibyo juru ryawe nkazarijyamo da icyambere nta kazu ngira muri Kigali nta kamodoka ngendaho usibye akagare nako ngira kankubise mu muhanda dore ngo ni nawe wanyohereje ibyago ngo kanyikubiteho mu muhanda none se urumva umuntu yabaho neza gute kandi hari abagenda mu ndege twebwe tugenda n'ibyo bigare nabyo byatobotse ceceka none uragira ngo nzaguhe imodoka utayikoreye none se uragira ngo nzakore iki kugira ngo uyire usenga nyine usenga unature bihagije ku musigiti ndahazi njya gusenga buri munsi ubundi kuki utama ibyo ngibyo nanjye ngo nigendere nimerere neza wari wakora ikiyede naragikoza amaguru yaracumbye uracyagikora nese nari kugikora gute kandi nabonye akagare urabeshya ntabwo ugikora niyo ukomeza ikiyede nari kuzaguha imodoka ariko wabivuyemo nanjye nzaguhana paka nta mpamvu yo kubabara gutyo abantu umuntu akiri muri Kigali gusa muri Kigali umuntu yababara gutyo bikagera ryari none ushaka kubabara ute nshaka kubabara nibura umpa ku kamodoka nanjye nkagendamo nta modoka nzaguha mu gihe ukitwara gutyo none se mana nituza muri iryo juru ryawe basi tuzasangayo Bruce Melody kugira ngo tuzaye tubona uko tubyina k'inyuma basi uwo Bruce Melody ntabwo yangerera mu ijuru kuko nawe yayobotse Sekibi mbega ko numva ijuru ryawe rizajyamo abakaritasi gusa ijuru ryanjye ntabwo rizajyamo abakaritasi rizajyamo abantu banjye gusa kandi nawe ntabwo ndakurekura uracyari umwe mu banjye none se mana hari kontara dufitanye ko njyewe ndi uwawe
none nimba nta kontara dufitanye umwuka uhumeka n'uwande nuko wambura ubibone. aha komeza undeberera aho ngaho mu ijuru ndebe wenda ko nazagira ubuzima bwiza. nigendere none se nagira